Some zaburi y'ijana na makumyabiri na rimwe ni 80 gusa niyo ifite. Badusome. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byawe ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe. Izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Izaburi ya Dawidi iratubwira ibintu byinshi kubyerekeye aho umukristo ari, aho harindirwa. Bibiri tubwira ngo twafanye na Kristo, tuzangwa nawe, twicarikanwa nawe ahantu ho mu ijuru, aho Kristo ari iburyo bwa Data. Kandi Bibiliya yatubwiye rero ko mu buryo bw'umwuka niho turi, twicaranye na Kristo ahantu ho mu ijuru, aho hari iburyo bw'isumba byose. Ariko kandi twumvise ko ngo intama ze ziri mu kuboko kwe, ngo ntawe uzazivuvunura mu kuboko kwe, ntawe uzazikura mu kuboko kwe. Mu gifaransa ngo nul ne les ravira de ma main, personne ne les ravira de. Ravir ni ukuzuka, ugafata ikintu kumbaraga. Niyo bavuze mu Kinyarwanda ngo kuzivu, kuvuga ngo ntabwo uvuga ngo uraje, kuko iyo uje ugafata ikintu gutyo uvuga ngo bisanzwe n'uwo gifite azi ko ari cyawe. Hano ni ibyerekeye komba, fight. Uvuga ngo Yesu ariho aravuga Satani n'imbaraga z'ubutware bwe ngo ntashobora kubavana mu kuboko kwanjye. Personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire venir par la force, kuza n'imbaraga ngo uvane ikintu aho kiri. Intama zanjye ziri mu kuboko kwanjye, ntawe uzazi hakura, ntawe uzaza by force mu mbaraga ngo azinshikuze, kuzishikuza. Ariko zishobora kuhava atari ukuzishikuza, zishobora kuhava arizo zihivanye, zitakaje kwa kwizera. Wabibise? Icyazana imbaraga ngo kizivane mu kuboko kwanjye nikizashobora. Ariko zo ubwazo kuko naziremanye amahitamo, zishobora guhitamo kuhivana mu burangare bwazo cyangwa ku bwende bwazo, bagakunda iby'isi nka Dema, bakivana mu kuboko k'Umwami Yesu. Wabibise? Turagaruka kuri ya introduction twakoze, amahitamo. Ukwiye kumenya amahitamo ko ari ikintu gikomeye Imana yaguhaye. Haleluya. Wavuze kubyerekeye souveraineté y'Imana, aho bihuriye na destin. Tuvuga destine y'umuntu aho ihuriye na libre arbitre cyangwa amahitamo cyangwa free will. Ibyo rero twabonye, kandi twabonye yuko n'abafilozofe, abanyabwenge nka Sartre nabo baratekereje cyane ku byerekeye umuntu kuba ari ikiremwa gifite amahitamo. Bo ntabwo bavuze libre arbitre, bavuze la liberté. Ngo l'homme est condamné à être libre, et c'est ça le danger. Ngo kuba umuntu atigeze aba programme nk'ibindi biremwa,
Imana imushyiremo porogaramu yayo, imwambura amahitamo. C'est ça le danger. Sartre baravuga ngo ça donne des vertiges. Urazi impamvu? Ni uko ushobora kwicara gutya ukavuga uti ndarambiwe, yewe saa sita za nijoro ndaza gusezera isi. Ntibyaba se? Amahitamo ni ibikomeye. Ba bantu bagara gutya train yanyuranye bakijugunyamo. Abisi amahitamo ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu dukwiye kureba icyo Imana yaduhaye ko ari inkota ifite ubugi habiri. Dukwiye kwitonda, dukwiye kwitonda amahitamo. Nuhitamo nabi, tu vas rater ta destinée. Uzatakaza iherezo ryiza wakagize. Ibindi twavuze ngo kubyifuza ni kimwe, no kubikorera ni kindi. Hari umugabo yabyifuje ariko ntago byamuhiriye, yitwa Balamu. Yaravuze ngo icyampa ngapfa urupfu rw'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikaba nk'iryabo. Ariko yagize iherezo ribi kuko yahisemo nabi. Mahitamo, ushobora guhitamo kuba hano imbere y'Imana mu masengesho, ushobora no guhitamo kuba mu kabare, ushobora no guhitamo kujya ku mupfumu, ushobora no guhitamo kujya mu bindi. Mahitamo afite ingaruka. Byanga byakunda, ibyo uhitamo uzarya imbuto zabyo. Wabyumvise? Niyo mpamvu n'abafilozofe bakomeye amahitamo y'umuntu barayatekerejeho cyane, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe. Ushobora guhitamo kwigumira mu buriri kandi wakabaye ahandi hakubwira akamaro kandi utarwaye. Ushobora guhitamo kuguma wizengurukira gusa mu mujyi nk'utaziyajya, ntawe uzakubuza. Izindi hari guma mu rugo ariko nimba idahari, ushobora guhitamo kuguma uzenguruka kugeza uruha. Amahitamo ni ikintu gikomeye. Umbereza, uretse abamarayika bacumuye na Satani, abamarayika bakurikiye Satani muri rebellion, mugomera Imana. Nongere mbisubiremo inshuro nyinshi, Imana ikirema abamarayika bose na Luciferi ataracumura ngo abe Satani, ntabwo yigeze ibarema badafite amahitamo. Yabaye amahitamo nkatwe bose, yabaremanye amahitamo, free will, libre arbitre. Bahitemo kuyikunda, bayiririmbire, bayikorere, cyangwa bahitemo kuyanga. Byose biva mu rukundo rwayo. Kuvaho rero Luciferi rero yacumuye, n'abandi bamarayika bakamugurikira, kimwe cya gatatu cy'abamarayika bose b'Imana, abo baragiye amahitamo yo mabi. None umunsi baracyahitamo nabi, bazakomeza bahitemo nabi. Abasigaye bibiri bya gatatu Imana yabavanye mu mahitamo. Nicyo birayita ngo il a affermi le reste des anges. Abasigaye Imana yahise bavanamo amahitamo. Bakunda ibyo ikunda, banga ibyo yanga, full stop. Nta yindi rebellion y'abamarayika. Rebellion iri hehe? Igubanya Satani n'umwana w'umuntu, kubera ko yaduhaye amahitamo. Uretse rero twebwe abana b'abantu, amen, n'abariya bamarayika Satani yatwaye nawe akagenda, ibindi biremwa byose higeze ibiha amahitamo. Bitegekwa n'itego ryitwa determinisme. Ndabibasobanurira. Biri determine. Determinisme ni kuvuga iki? Imana yarinjiye, inyamaswa ziri determine. Ni Imana yazihitiyemo
ibyo zikwiye kubamo, ntishobora guhimba iyindi nzira. Zivukana mu majene yazo determinisme y'Imana, determine. Ntare wowe uzajya utungwa n'inyama, ariko mu gihe waronse umuhigo wawe nakugeneye, okay, uzahita uryama. Nubwo hanyura agakwavu imbere yawe, kirazira ukarya mu gihe utarasonza. Ntare iba yakijijwe kuko itakarya se. Determinisme, determinisme. Karati karagenda hariya mu gihe cyose itarasonza. Determinisme, mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo ibinyamaswa ibindi byose na vegetation, nature, determinisme. Ariko umuntu yamuhaye amahitamo. Ashobora no kwiba kandi ahaze, kuko ntabwo ari determine, afite amahitamo. Murebona? Ntabwo ari uko ya ntare yamurushije ubwenge, ni uko ya ntare iri determine. Twebwe ntabwo turi determine. None ko tutari determine, iteko rya determinisme ko atari dutegeka ngo Imana iduprograme ibyo tukwiye gukunda n'ibyo tukwiye kwanga. None twebwe tugezwa n'iyo tegeko? Tugengwa n'iteko. Tugengwa n'iteko rya conditionnement. L'homme est conditionné. Conditionnement. Ni ukuvuga ngo nimba uri New York, ibyo muri Amerika, igihe cyose uzaba muri New York uba conditionné n'ibyaho. Nujya kuba Tokyo mu Yapani uri conditionné. Iyo tuvuze conditionnement ni ukuvuga ngo umuntu agenda abaho nk'uko environnement iri, ni environnement ye. Amen. Ni ukuvuga ngo hariho ukuntu wari kuba wowe. Reka mbaho urugero rwa conditionnement. Hano tumaze iminsi tuvuga Albert Einstein, benshi mumaze kumenya. Iyo Albert Einstein atuvukamo, ntiyari kuba icyo yabaye cyo. Ntabwo yari kuba Albert Einstein. Wenda yari kuba umuhinzi w'amavoka. Ese murabyumva ibyo? Cyangwa ntabwo mubyumva? Hariho bamwe muri twe iyo bavukira ahandi bari kuba abavumbuzi, bavumbura ibintu bikomeye. Conditionnement. Ese mwabyumvise? Amen. Ariko nufata imbwa yawe iri hano ugahita uyijyana ikaba mu Bushinwa, nta bindi izahindura, izaguma ari ya mbwa nyine, kuko biri mu majene, iri condition, nako iri determine, determinisme. Amen. Haleluya. Na niyo mpamvu turavuga iki se hano? Turavuga amahitamo, role y'amahitamo, umuri w'amahitamo mu mwana w'umuntu, ko bifite ingaruka kuri destine yawe, icyo uzaba cyo. Amen. Ukazagira iherezo ryiza cyangwa iherezo ribi. Amen. Haleluya. Twabonye umuntu yitwa Protagoras, muramwibuka? Amen. Nuvuga ngo yavuze ngo nimba Imana zibaho, nimba zitabaho ngugena ntabyo nzi, ngo ahubwo umuntu niwe alpha na omega, tangiriro n'iherezo. L'homme est la mesure de toutes choses. Murabyibuka? Umuntu yitwa Pic de la Mirandola
pic de la Mirandono. Yari umufilozofe kandi yari umutheologien humaniste italien, yari umutaliyano. Ubona ko yabaye mu kinyejana cya 15 mbere nako nyuma ya Kristo. Amatariki yari yavukiye ni yapfiriye 15e siècle, kinyejana cya 15. Amen. Yabaga mu mujyi wa Florence mu Butaliyano. Kubera iki? Uyu yari umunyabwenge, yarazi indimi nyinshi cyane nshobora kuzibara. Ikiburayo, Kigiriki, ibiki byose, indimi nyinshi cyane. Kandi yarazi amasiyanse nka yose. Yarazi amasiyanse nka yose, azi indimi nyinshi cyane, yari biblioteki ikomeye. Uyu Pic de la Mirandono. Kandi yagiye mu bantu bihaye Imana. Kubera iki witumuzanye? Dore ko yaravuze ko mubiriza. Muvise ko ari mu bihaye Imana. Yavaga mu muryango ukize w'abatware bafite ubutunzi bwinshi, hanyuma ubu butunzi bw'umuryango n'iki byose abukoresha mu kugenda avoma ubwenge. Yakoresheje uburyo bwose bw'amafaranga n'iki byose agura ubwenge, atunga ubwenge bwose bwari buhari. Yagiye ku isoko y'ubwenge agura byose. None asigara ko ajya mu kwiyebera Imana, nawe arajyayo. Hanyuma aravuga ngo mbereza ngo umuntu ngo Imana yamushize hagati y'inyamaswa n'abamarayika. Ntabwo ari inyamaswa kandi ntabwo ari marayika. Abibise ngo none ngo niki? Ngo umuntu niki noneho? Ntabwo ari inyamaswa kandi ntabwo ari marayika. None niki? Ngo inyamaswa ziri icyo Imana yazigize, ntishobora kuba ikindi, ziguma ari inyamaswa imwe yose mu rwego rwayo. Marayika ntashobora kuba ikindi, aguma ari marayika. None umuntu use niki? Aravuga Pic de la Mirandono yuko umuntu Imana yamurekeye amahitamo yo kuba icyo ashaka. Si tu veux être un démon, tu vas être démon. Si tu veux être un saint, tu vas être un saint. Yamurekeye uburenganzira bwo kwirema. Wabivuze? Inventer sa vie, inventer sa destinée, inventer ce qu'il aimerait être. Ngo yamurekeye amahitamo yo kuba icyo ashaka. Uyu Pic de la Mirandono ibyo yavuze nibyo sibyo? Nibyo sibyo? Nibyo? Nibyo mu ruhande rumwe kandi sibyo. L'homme n'est pas déterminé. Bivuga ngo umuntu ntabwo ayoborwa na determinisme, ntabwo bamushize mu mbago. Ntabwo Imana yashize umuntu mu mbago. Inyamaswa yishize mu mbago ntishobora kuva mu kindi, izakomeza kuba inyamaswa nyine. Marayika ntashobora kuva mu kindi. Amen. Nta yindi finalite afite. Amen. Akuza kuba marayika. Amen. Murakurikira? Sartre nawe yaravuze ngo l'homme est un projet infini. C'est un projet qui n'est pas fini. Ngo umuntu n'umushinga utarangiye. Nibyo sibyo? Ngo umuntu ngo yisanze ari umushinga utarangiye. C'est un projet qui n'est pas fini. Nibyo sibyo? None se wowe wumva icyo wari kuba cyo
nicyo uri. Umva ko waje muri isi gusa bwawe kugira ngo uvuke wonke amashereka, hanyuma nurangiza bakuvaneyo, sibyo? Hanyuma baguhikaje agasakoshi gato ukabyuka saa 11 nijoro ukajya muri maternelle, warangiza muri primaire, warangiza ukajya muri secondaire, warangiza ukajya muri universite, warangiza noneho ukabona akazi nimba ukabona, hanyuma ukarongora, hanyuma ukabyara, hanyuma ugasaza, hanyuma ugapfa, bakagutwara hariya gufumbira imyumbati. Kuko abashimiste baravuga ko twebwe turifumbire en puissance, bivuga ngo twebwe turiho ariko ejo tuzafumbira. Nibyo Lavoisier yavuze, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Uwo ni umushimiste w'umufaransa yaravuze ngo rien ne se perd, rien ne se crée, nta gitakara nta kiremwa kindi, ahubwo birahinduka. Wari umuntu wirata, none wahindutse ufumbira ibisheke. Asanga umuntu kashije nawe ni inshuti ye arahekenye. Ubwirasi bwacu n'amafuti, hanze ya Yesu turifumbire. Ko nimba uzi ko uri umubiri nyama n'amaso gusa, uba wireduje kuba ifumbire. Ariko twe turenze ifumbire, ubwo tufite muri twebwe kitazapfa, umuntu w'imbere, umwuka n'ubugingo. Amen. Abantu bazumva inyigisho cyangwa bazumva bizaba gutekereza kabiri ati kumbe rero nimba nitekereza ko ndi inyama n'amaraso gusa, urumva nta kindi, nzaba transformé nkuko Lavoisier, le chimiste français, yabivuze. Ok, Pic de la Mirandole rero yaravuze ko umuntu ntabwo ari marayika, ntabwo ari inyamaswa, ari hagati y'abantu babiri bo bazi icyo bagizwe icyo bari cyo. Inyamaswa barayiprogramye nuko ntizasohoka muri izo mbago, marayika baramuprogramye nazasohoka muri izo mbago, ariko umuntu afite amahitamo. Iyo niryo Pic de la Mirandole yavuze, yuko noneho afite umukoro rero wo kumenya icyo ashaka kuba cyo. Amen. Niyo mpamvu navuze ni ukuri kandi si ukuri, sibyo? Kubera ko Imana yamuhaye gahunda y'icyo akwiye kuba cyo. Amen. Ariko mu gihe utaraza muri Bibiliya ngo umenye gahunda Imana igufitiye, Pic de la Mirandole afite ukuri. Niyo mpamvu rero muzumva neza abantu bafite amahirwe yo kuba bazi indimi zo hanze, muzumva nko mu plateau de television muri France 24 cyangwa ahandi hantu hose hari imbuga z'abantu b'intiti baganira ku bibazo bitandukanye. Amen. Bya filozofi, bya siyanse, bya politiki, bya tusa, uzumva bakoresha ijambo cyane nk'Abafaransa bavuga ngo il faut s'inventer. Byo bubyumva bariya n'abahumaniste, Imana ntayo bazi, bari mu bitekerezo bya Pic de la Mirandole. Wayibise il faut s'inventer, il faut inventer sa vie. Bivuga ngo umuntu aba Imana ku giti cye, niba akwiye kurema. Amen. Yahita bidufata natwe mu mvugo yacu ngo yarandemeye, ya mvugo yanyu muvuga ukanaka yandemeye, mubyumva se? Abavuga iki se? Yakuremeye bigise? Davidire icyo ndicyo. Voilà. Iriya ni philosophie humaniste. Mwabyumvise? Umuntu arakuremera wowe atigeze yirema. Mwabyumvise? Murabyumva? Mukwiye kuzajya mutekereza byo muvuga. Amen. Ejo twarize iki hano?
warize ijambo rivuga ngo ntidukwiye gukurikira ibige, ngo Imana ntabwo ituyobora mu bigezweho. Narabivuze hano, les choses en vogue, ko twavuze suivre la tendance du jour. Nibyo abantu benshi n'abakristo kuko batigishwa nabo bakurikira nk'agasuku, ibivugwa n'ibyo bafatana bakabivuga batazi n'ibyo ari byo. Donc l'humanisme niyo yazanye ibyo, s'inventer, faut inventer sa vie, faut kurema, ok, il faut kurema hejo hawe. Wabivise ibyo rero ni filozofi humaniste, kandi uriya Pic de la Mirador ari mu ba mbere baba humaniste bakurikira ababaye imbere ya Yesu bitwa Protagoras. Pic de la Mirador ni nyuma ya Yesu, kuko ni kinyejana 15 nyuma ya Yesu. Amen. Muri ya bihe bitwa bya Renaissance. Amen. Hanyuma bikazagenda kuruna bikabyara humanisme. Right? Ibi rero birabafasha nk'ubu muganira bari abantu ba westerns, muganira bari abantu b'ibihugu by'Uburengera zuba batazi Imana, mushobora kuhita mumenya amagambo yabo n'ukuntu mubafasha. Wabyumvise? Mukabereka abo batakari. Imana ishimwe. Dufate iminota 5 hanyuma tujye imbere y'Imana kugira ngo imitima yacu, haleluya, ibanze turaga kuri ya Zaburi, ntabwo turayivugaho. Imitima yacu mishya twasabye n'umwuka mushya, kugira ngo dusabe Imana ukwizera, kugira ngo kwizera ko mu mitima yacu kudutere kugira ibitekerezo bishya. Amen. Nkuko Abaroma 12:2 bivuga ngo muhinduke bashya, kugira ngo tuhinduke bashya, tumenye mu bitekerezo byacu aho turi. Amen. Aho turindirwa, kuko tuhari turindwa gute? Rimwe twasoma muri Petero, kugira ngo muri wowe nugenda uzajye umenya aho uri n'ingaruka z'aho uri. Kuko mu bihe turajyamo mu buryo bw'isi, dukwiye kumenya abo turi naho turi. Amen. Kugira ngo umenye ko wowe muri iyi si iri mu nyanja imeze nk'inyanja ebyiri imiraba n'ibiki, umenye wowe yuko udakwiye kuguka umutima, kuko wowe ufite ahantu uri. Haleluya. Hariya niho hari safety yawe, uri safe mu maboko ya Yesu Kristo. Amen. Ifite ingaruka rero, sibyo? Kwituze yo mu mutima. Abrahamu, Mana Isaka, Mana Yakobo, muremyi w'ijuru n'isi, iboneka n'ibitaboneka, turagushima, turaguhimbaza Mwami Imana ugakiza duhaye muri Kristo. Turashima umurimo wa Yesu ku musaraba, turashima igitambo cyatanzwe, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abarumwe n'inzoka bose bayireba bagakira, ngo niko n'umwana w'umuntu yamanitswe hejuru y'igiti, kugira ngo umwizera wese ntazarimbuke ariko ahabwe ngo buhoraho. Urakoze Mwami, ukwizera duhaye, uduhe Mwami gukomera muri uko kwizera, gukurira muri uko kwizera, kuko niko gutuma tuguma kuri Elayo nyayo, niko gutuma tuguma mu kiganza cyawe, akaba turindirwa n'imbaraga zawe. Muri iki gihe turimo, aho isi yataye icyerekezo, aho isi imeze nk'inyanja yabyuye imiraba, muri iki gihe cy'imiyaga myinshi ihuha kuri iyi si, abantu bagatakaza repere, bagatakaza icyo bari cyo, bagatakaza icyerekezo, bakiheba. Mwami, duhe guhagarara nk'abiyizi muri Kristo Yesu. Urakoze rero, duhe guhindurwa bashya mu bitekerezo byacu, tekereze nk'uko ijambo ryawe rivuga, urisobanukirwe, uyoborwe n'ubwenge bw'Isiyoni, atari ubwenge bw'isi.
mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turagaruka kuri ya zaburi yacu ya 121, murayibuka? Haleluya. Uriya twavuze Pic de la Mirandole, dore ibitekerezo bye ku muntu. Aravuga ngo, je crois avoir compris pourquoi l'homme est l'être le plus admirable de l'univers. Ngo nzi maze kumenya ukuntu umuntu ari we kiremwa gitangaje mu isanzure ryose. Dieu a placé l'homme au milieu du monde et lui a dit, Imana ashize umuntu hagati y'isanzure n'isi, hanyuma ngo iramubwira ngo, nous t'avons fait maître de toi-même, ngo twakugize mugenga w'ubuzima bwawe, pour que tu puisses choisir ton destin, kugira ngo uhitemo ubuzima bwawe icyo ushaka kubukoza, et te modeler dans la forme que tu préfères, kugira ngo uhe ubuzima bwawe ishusho ushaka. Tu choisiras de te comporter comme un animal, uzahitamo kwitwara nk'inyamaswa, ou tu décideras d'utiliser la puissance sans limite de ton esprit pour devenir un être supérieur. Cyangwa uzahitamo gukoresha imbaraga z'umwuka zikurimo zidafite akarimbi, zidafite aho zigarukira, kugira ngo ube ikiremwa kiri hejuru ya byose. Ainsi, sur terre, rero hano muri iyi si, il n'y a rien de plus grand que l'homme. Nta kintu kiri hejuru y'umuntu, nta kintu kirenze umuntu. Et dans l'homme, no mu muntu, il n'y a rien de plus grand que son esprit. Nta kiruta umwuka we. Uwo ni Pic de la Mirandole, niyo yanditse la dignité de l'homme. Urumva ibitekerezo bye? Mwayibise? Iyo niyo bita humanisme rero. Bigarukire muri zaburi yacu. Abana ubwenge bwagiye bushobora kudutakaza. Twonge tuyisomere zaburi 121. Nimufata ibi mukabigereranya n'amagambo ya Pic de la Mirandole, mubona itandukanizo? Mubari irihe? Hano Dawidi aravuga ko kubaho kwe abikesha Imana, kurindwa kwe abikesha Imana. Wabibise? Nuvuga ngo hanze y'Imana ntacyo yaba ari cyo. Biratandukanye rero n'ibitekerezo by'abahumaniste. Abahumaniste bavuga ko umuntu arihagije, niwe Mana ku giti cye. Amen. Ngo ukurinda, ninde urinda Dawidi? Ni Uwiteka. Kandi ngo ntasinzira ntawunikira, ngo aza kurinda amaja n'amazu. Amen. Kuko ari mu kuboko kwayo. Natwe rero bavandimwe, muri iyi si turimo igenda ihindagurika, igenda ihagurutsa ibintu byinshi cyane. Amen. Bishobora no gutwara ubuzima. Tumenye ijambo rimwe ngo kwizera dufite muri Kristo nibyo bitugumiza mu kurindwa kw'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Imana yahabwa icyubahiro. Nuvuga ngo Imana iraturinze muri Kristo kubwo kwizera. Kandi ntabwo iturinda gusa ku manywa, turinda na nijoro, kuko ntabwo isinzira cyangwa ihunikira. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Ukurinda ntabwo azasinzira. Amen. Ntabwo ahunikira. Niwe ukurinda. Arakurinda iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma. Ni ukuvuga ngo Uwiteka azakurinda ikibi cyose, kandi niwe arinda ubugingo bwawe.
L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Azarinda ubugingo bwawe, azakurinda ikibi cyose. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, azakurindira amajya n'amaza, uhereye n'ukageza iteka ryo yose. Muri aya masengesho rero kuri uyu munsi ugira kabiri, ijambo nyamukuru twize yatuwe mu masengesho yacu ni ukumenya yuko amahitamo yacu ni ikintu gikomeye cyane. Niduhitamo kuguma mu kuboko kwa Yesu Kristo, kubwo kwizera tuzarindwa ubuzima bwacu bwose. Ariko niduhitamo kuva mu kwizera, tuzahita twisanga turi hanze y'uburinzi bw'Imana. Ibyo rero bikwiye kuba mu bitekerezo byawe. Abaroma 12:2 ngo nimuhinduke bashya mu mwuka w'ibitekerezo byanyu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the renewing of the mind. Ibitekerezo byawe bikwiye kujyana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amen. Kwizera gukora mu mutima, ariko ku-impact ibitekerezo. Kuko n'ibitekerezo bishobora kuba umwanzi w'ukwizera. Amen. Ni ukuvuga ngo ukwizera kuvuka mu mutima kandi gukorera mu mutima, ariko gukwiye no ku-impact ibitekerezo, gukwiye no guhindura ibitekerezo. Ntabwo wakwizera ko Imana ikurinze hanyuma mu mutima ukavuga uti ndabigenza nte, yeba wowe ndapfuye. Ni ukuvuga ngo ukwizera kwawe kunyomojwe n'ibitekerezo byawe. Na niyo mpamvu batubwira mu Baroma 12:2 ngo muhinduke bashya. Hehe? Mu bitekerezo byanyu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Be transformed by the renewing of the mind. Ibitekerezo byacu bikwiye kujyana n'ibyo twizera. Nimba wowe ibitekerezo byawe utekereza yuko uri wenyine nta kikurinze, nta zindi mbaraga zikugose zikurinze, none se wibaza ko kwizera kwawe kuzakora? Oya, uzagira ibibazo wiruke mu mapfumu, kubera ko ntabwo mu bitekerezo byawe wizera, amen, ko ufite ukurinda. Ibi rero ni ibihe turimo, dukwiye kumenya abo turi naho turi. Imana yabwa icyubahiro. Haleluya. Dukwiye kumenya abo turi naho turi. Turi bande? Turi bande? Tugeze kubabwira ko avugwa inkuru z'umufilozofu umwe ariya mu Burayi, bafite ahantu henshi cyane hitwa des espaces verts, murabyumva? Abantu bagenda bagatembera, abariho nature, abariho ibiti niki, abariho n'intebe ziba ziri muri jardin, ariko sorte ya parc, sibyo? Nko mu migi ya espace bagiye bareka gutyo. Rero abantu benshi bakagenda, arabashaka kumedita wenyine akajya hariya, aragenda na groupe bakaba ari hariya. Hanyuma hari amasaha rero bafungura n'amasaha bafunga. Noneho uwo mugabo rero umufilozofe nawe yaragiye. Noneho atakara mu bitekerezo bye, abantu baragenda barataha. Abarinda aho hantu baragenda barafunga, kuko abantu bose batashye. Baragenda babona umusaza ari hariya mu biti aricaye yunamye umutwe gutya. Hanyuma uwo murinzi w'aho hantu aragenda aramubaza ikibazo. Monsieur, qui êtes-vous? C'est mugabo urindeo, sibyo? Hanyuma arunamira umutwe aramureba ngo c'est ça la question qui me taraude. Ngo cyo nicyo kibazo kiriho irankorogoshora. Tiwakabyara wambwiye se uwo ndiwe? Mwanyumvise? Ari imbere y'umufilozofe atabizi ngo iki nicyo kibazo cyo kirankorogoshora, kumenya uwo ndiwe. None natwe rero tukiye kumenya aho turi muri isi.
tukamenya abo turi naho tukamenya abo turi bo naho turi. Ibyo nitubimenya kandi bigahamanya n'icyo Imana ibivugaho, ntacyo tuzatinya muri isi. Wabyumvise? Aho niho urufunguzo rw'umudendezo, aho niho urufunguzo rwo kunesha. Abantu benshi ntago biyizi uko Imana ibazi. Hari n'abibeshya ko biyizi kandi batiyizi. None Yesu yatubwiye ko turi iki? Turi intama ze, tukaba turi mu kuboko kwe. Ingaruka ni izihe? Dushobora kudushikuza mu kuboko kwe. Sibyo se? Amen. Mu yindi jambo Petero yatubwiye ngo niho turindirwa n'imbaraga zimira izindi. Amen. Mwabibise? Kandi ikidushoboza ibyo byose ni iki? Ni ukwizera kwacu. Dushobora guhitamo kuhaguma cyangwa tuhahitamo kuhava, tukahenebera. Ngibyo uyu munsi mu magambo make Imana yatugejejeho. Amen. Haleluya. Ufite guhitamo kubyemera cyangwa utabyemera, kubera ko Imana yakuremye ufite mahitamo. Amen. Twongere dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushima ku ijambo ryawe riduhishurira abo turi muri Kristo, riduhishurira aho watushize, riduhishurira n'ingaruka yabyo. Mu gihe turimo nigiye Mwami abitirirwa izina ryawe bakwiye kwimenya muri wowe kandi bakamenya aho bari. Yego warapfanywe nawe kubw'icyaha, tuzuranywa nawe, bicarekanwa nawe hano mu ijuru iburyo bwa Data wicaye. Ariko ngo muri iyi si tunamenye yuko turinzwe mu kuboko kwawe, nta na kimwe gishobora kutushikuza mu kuboko kwawe, nta na kimwe gishobora kutuvana mu kuboko kwawe keretse twebwe tuhivanye, kuko waturemye nk'ibiremwa bifite amahitamo. Tubabarire rero igihe cyose dukoresha amahitamo yacu nabi, tugahitamo ibiduhenebereza, tugahitamo ibitujyana mu bintu bitwangiza, bidutesha imigisha yawe, bidutesha kuba mu mugambi wawe, mu mugambi mwiza w'amahoro, umugambi mwiza wo kuduha ibyiringiro by'ejo hazaza. Wabwiye abayuda bari batwawe inyagano Babuloni, urababwira ngo ndazi imigambi mbafitiye. Wabwiye Yeremiya ngo abandikire ayo magambo, ndazi imigambi mbafitiye, imigambi y'ibyago, imigambi y'amahoro no kuzabaha ibyiringiro by'ejo hazaza. Ayo magambo yarakomeje ubwo rungano bw'icyo gihe. Ayo magambo yarabakomeje abatwawe ari nyagano i Babuloni muri kiya kinyejana cya 6 mbere ya Yesu. Yarabubatse, yarabakomeje. Nyuma y'imyaka 70 igihe cyagenwe nawe bakwiye kumara mu bunyage kigeze, niyo mpamvu waje kubonamo abantu nk'Abazorobabeli, abantu nk'Abayosuwa umutambyi mukuru, n'abandi bose bakurikiye igihe kigeze bagataha iwabo, kuko bakomejwe n'ayo magambo. Natwe Mwami muri iki gihe turimo, aho isi yatakaje nord sud, isi yatakaje busole, isi yatakaje icyerekezo, kuva iburasirazuba mu Bushinwa nahe kugera iburengerazuba mu za Amerika n'Uburayi
binyuze muri Aziya yo hagati, iburasirazuba bwo hagati, muri Aziya, muri za Israel n'ibindi bihugu, kuva ikusi aho turi muri Afurika ukagera iburengera, ukagenda ikasikazi mu Burusiya, hose isi yabuze icyerekezo. Umuryango w'abibumbye wabuze ayo ucira nayo umira. Ibibazo by'ingutu byugarije inzego zikomeye z'isi, ibibazo bidafite ibisubizo. Ariko Mwami, turafite ijambo ryawe, nk'uko ryakomeje Abayuda muri Babuloni kure igihugu cyabo, aba ariko ridukomeza natwe muri iki gihe tugezemo. Turafite aho tuvoma ibyiringiro bitabeshya, turafite aho tuvoma imbaraga zitubwira ngo ejo hazaza ni heza. Turacyafite ibyiringiro Imana iriho, kandi ko turi abana bayo, ko turi abakozi bayo. Mwami, uduhe ubwacu kuvoma mu ijambo ryawe imbaraga zo kwizera n'ibyiringiro, kandi uduhe gukomeza n'abandi benshi muri iyi si babuze icyerekezo. Dukomeze amavi aregarega, dukomeze Mwami n'amaboko atendebukiwe muri iki gihe tugezemo. Tube abantu batwara inkuru yo gukomeza, atari inkuru yo guhahamura. Mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Rero mu izina ry'Umwami Yesu ndabashimiye. Ukomeze kuba muri umwuka wo gusenga, wa meditation, tekereza ku magambo twiga buri munsi, kandi buri jambo ryose uzumva muri aya masengesho rikubake, kandi urikoreshe mu kubaka n'abandi. Asigaye tuzongera ejo, nimba Imana izaba itaravuga, tuzongera ejo hano saa 3. Hanyuma asigaye ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo, haleluya, n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera binyanze twese, amen. Amen, amen. Shalom, shalom.